Bruce Melody ndakubwira ngo ni saa moya, ibintu byose ajya ubikorera ku gihe. uyu mu izuba rigiye, akazi nkarangije, ntago ari uri bubone ngezeyo, batiri nayicagingayo. Ubundi abasirikare iyo bagiye kumena urutare bari bukoresha ibisasu biturika, urutampi cyangwa dinamike, barabaza bakabwira abantu bose batuye muri ako gace ngo ntimuze guterwa ubwoba n'urusaku ruri bube iyi saha iyi n'iyi, bitewe n'isaha bihaye yo kuruturikizaho baregeyeho urwo rutambi. Buriya bibeshye bagakora ikosa ntibabivuge, hari abantu bagira ikibazo cy'umutima bashobora no kuba bapfa. Genda hitamo sosisa pe. Umukobwa wo mu mujyi azigare ndetse n'amanuka aranyonga. Reka ndeke kukwica muri mayindi, mu kinyarwanda cyaje kigira ijambo rishatse kuvuga ngo reka ne kukwica mu bwenge. Mayindi ni ibitekerezo. Kuzinduka kwawe, kunkoraho kwawe, gomeza inka ritiko izamuka igishyorongi. Bruce Melody, ntugende utankande subscribe, like ndetse na share na comment.